Inshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse nanone mu biganiro byacu aho tugiye kubigisha uburyo wadekarara VAT ya 2026 igihembwe cya kabiri. Second quarter niyo tugiye kudekarara nkuko bisanzwe muri kumwe na Horike. Tudatinze tureta tuza muri e-tax. Iyo tugeze muri e-tax turayifungura. E-tax yacu yamaze gufunguka nkuko mubibona. Turaza ikintu twite twihutira no downloadinga annexure ya VAT. Ahangaha ngiyi ubu yabaye downloaded, niyo duheraho twuzuza mbere yuko dukora ibindi byose. Nta kindi dukora, duhita tuyifungura igafunguka. Excel yamaze gufunguka. Iyi page duhereho nkuko muyibona niyo bita instructions. Ahangaha nta kindi batugezaho uretse kutubwira uburyo iyi annexure uyuzuza. Tuhita dukanda rero hano kuri enable editing. Iyo umaze kuyiklikaho uhita ukirikana hano enable content. Wamara kuhaklika tukahita tujya hano kuri sales. Aha rero sales baratubaza ibintu twacuruje muri iki gihembwe. Ibi nibyo batubaza kuzuzamo hano. Twarangiza kubyuzuzamo tugakora validate. Turabikura he rero? Sales n'ahandi twazikura uretse muri IBM. Turaza tujye muri IBM. Tumara kujya muri IBM, turaza hano kuri VAT annexures, tujye kuri sales reports. Turangiza tujye ku gihembwe cyacu cyatangiye ku ya mbere z'ukwa kane. Yego, ya mbere z'ukwa kane tushyiremo hano. Igihembwe cyacu cyatangiye kikaza kigasoza kuri 30 z'ukwa gatandatu. Kigasoza kuri 30 z'ukwa gatandatu. Cyatangiye ku ya mbere z'ukwa kane. Ya mbere z'ukwa kane kirangira kuri 30 z'ukwa gatandatu. Iyo umaze gukora gutya itukora kuri search, twise tubona yuko hano twakoze facture imwe niyo twatanze. Tukora download. Mara gukora download ukayifungura, nta kindi uraza ugakora iyi noza yacu. Warangiza ukabanza ugakora enable editing. Warangiza ugakora copy. Umara gukora copy ukaza rero muri annexure turi kuzuza ugakora paste. Nta kindi. Yamara kuba gutya tukaza tukareba niba ibyo badusaba byose twabyujujemo. Ngibi birimo, tugakora validate. Export amount it is 0. Abatubwira ko hatagomba gusigarira aho nta kintu kirimo. Nta bintu twigeze dutumiza hanze, niyo mpamvu dushyizemo. Ubwo tujya tujya rero kuri annexure yindi batubaza niyo bita purchase, aho tujye kureba purchase twaba twarakoze muri iki gihembwe. Turaza rero hano kuri purchase reports, tubafungure dushyiremo igihembwe nanone. Nuko twabibonye ko igihembwe turi kudekarara gitangira ku ya mbere z'ukwa kangahe z'ukwa kane kigasoza kuri 30 z'ukwa gatandatu. Twarangiza tugakora OK, tugakora search. Tubona yuko twakoze izi noza zose muri iki gihembwe. Nazo tuzi downloading. Purchase hano dufite abantu batatu, ariko umwe niwe wari ufite, wari uri VAT registered, niwe dukorera wenyine. Aba bandi urabiborera kuko nta VAT baguhaye. Tujye tuza kuri annexure, tujye tujya kuri purchase. ayo
tuyishyiremo. Tumara kuyishyiramo tuhite dukora validate. Tuhite dusubira muri e-tax, tuze kuri tax declaration, tuze kuri new declaration, tuhite tujya kuri submit. Umusoro wacu nguyu urimo, tukande hano kuri doc ID yawo. Tujye kuri enter declaration. Ahangaha rero niho tugiye kuzuza ibintu bisa nk'ibyo twujuje kuri iriya migereka tumaze gukora. Aha rero ku murongo wa 10, ku murongo wa 5 batubwira total value of supplies during the month VAT exclusive. Aha tugiye kushyiramo amafaranga ya sales ariko VAT itabariwemo. Umunsi dukora turangura ni aya ngaya rero. Ubwo deni tuhita tubona ko umusoro wacu ubaye 24 kuko 21,357 kuko bafashe iyi input, this output bakuramo input. Tuhita tubona umusoro tukwiriye kwishyura ko ari aya ngaya. Tuhita dukomeza rero tujya kuri continue with upload annexures. Cyo tuhita dukurikizaho, bakatubwira local purchase, tukaza kushaka muri aho twawubitse. Twuze ko twakoze rero folder hano, tuhite dushyiraho purchase ngiye dukore dukora kuri open submit. Nayo batubwira ko neza uploaded successfully. Tuhite dukora kuri compare with declaration. Tuhite tubona ko ibiri hano birahura, ibiri hano birahura, ibiri hano n'ibiri hano ntabwo bihura. Ntabwo rero twaza kubikora ngo byemere. Aha hari 351 cya gice bo bagishyizeho, natwe hano tugomba kugishyiraho. Kwa kuri modify, tuze hano iki gice tugishyireho, turangiza dukore save, turangiza dusubire hano twari turi. Tujye kuri compare noneho tuze dusange byose birasa. Muri ubu buryo rero aha biba byoroshye. Iyo usanze bidahura ukora modification nk'uko hari ambikweretse. Nta kindi, uhita uza hano kuri accept submit, bakahita bakubwira yuko nyuma yo gukora submit utari bukore icyo bita modification. Nta kintu wakongera guhindura, nta editing. Ubwo tujya dukora kuri OK. Bahita batubwira ngo view acknowledgement receipt, cyangwa se niba dushaka kwishyura, cyangwa se niba dushaka gusubira kuri document kudekarara undi musoro, twebwe tuhite tuza hano ngiyi. Bahise bayiduha, bahise batwereka ko ari VAT quarterly ngiyi. Bahita batubwira ko abaye submitted tariki ya 1 z'ukwa 7. Umusoro dudekaraye ni uw'igihembwe cya mbere guhera ya 1 z'ukwa 4 2026 kugeza kuri 30 z'ukwa 6. Iki ni igihembwe cya kabiri cya VAT. Aha rero itariki ntarengwa yo kwishyura ni 15 z'ukwa 7 2026. Dufite iminsi 15 yo gushaka aya mafaranga, tukayishyura. Amafaranga tugomba kwishyura ni 21,356. Aya ariyo mafaranga tugomba kwishyura. Nomero yo kwishyuriraho ni iyi ngiyi. Ni ubu buryo rero tudekararamo VAT igihembwe cya kabiri. Ntabwo rero biruhije, nawe wabasha kubyikorera. Bye bye, mwari muri kumwe na Holy Care.